Bahaye ikaze mu makuru yacu y'uyu munsi, aho uyu munsi ari igikorwa cyo kwibuka, aho muri iki gitondo amakuru agezweho tugiye kubagezaho gahunda y'uyu munsi uko iteye. Reka tubibagezeho nk'uko rero yateguwe. Abaturage bazakurikira hanyuma rero mu midugudu mu gitondo, mu midugudu yose abaturage bazahura mu midugudu, ubwo bazabaha gahunda, ariko ni uguhera saa 2 saa 3 haba ikiganiro muri buri mu midugudu. Noneho ikiganiro cyarateguwe kirahari, ikiganiro habeho no kungurana ibitekerezo ku icyo kiganiro. Ni ikiganiro cy'amateka kinagaragaza icyerekezo cy'igihugu, ubumwe bw'abanyarwanda, aho tugana n'ibyo tugomba kwirinda. Bize rero kurangizwa no gukurikirana ngo nk'uko mubyiyumviye rero uyu munsi wa none ni ukuvuga ngo kuva mu masaha ya saa 2 mu midugudu yose y'igihugu cy'u Rwanda hagomba gutangizwa ibiganiro byo kwibuka abantu bose, twese turi hamwe cyangwa se abantu bose bari hamwe. Iki gikorwa rero buri wese akaba asabwe kucyitabira, kuko akenshi na kenshi bijya bigaragaza ko hari abantu bajya bagaragaza ko bafite ingengabitekerezo, rimwe na rimwe ugasanga nimba utitabiriye rero ibi ngibi ntabwo ari byiza. Rero tukaba tubashishikariza kugira ngo mwitabire bino bikorwa byose uko leta iba yabiteganije. Hanyuma rero nyuma y'ayo masaha, nyuma y'amasaha yavuzwe, gahunda ziraza gukomeza nk'ibisanzwe nk'uko byakomeje gusobanurwa yuko ibikorwa bigiye bitunze abantu nk'imirimo y'ubucuruzi, amasoko ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bizafungura nyuma ya saa 6 bikaba byemerewe gukora. Rero tukaba tubasaba kugira ngo